bavandimwe Islam, umuvandimwe abaje ku kibazo cy'uko twagaragaje yuko burya no kurangira umuntu umurangira hari umupfumu, yari ahantu hari umupfumu yagukorera akantu, ibi ngibi ari haramu mu Islam, kandi hari abantu babikora benshi barahari. Bamwe namwe bajya babatwereka ko byati nguriya ngo niwe wahandangiye mzee fulani cyangwa se alhaji fulani, bakanabita bahaji kubera wenda amafaranga bafite. Ina hari ukuntu twubaha abantu bifitiye amafaranga tukabita bahaji, batarigeze banakandagira n'imaka kubera amafaranga yifitiye, akitwa haji, ngo haji runaka niwe wahandangiye. Hanyuma amafaranga tunze ari amafaranga yagiye akura mu kwirukanka inyuma y'abapfumu. Aho wala mu Islam abapfumu nta mafaranga bagira, ntayo, nta n'ubutunzi bagira baguha, kubera ko nabo ubwabo barinaniwe. Ndahamya neza ko bari ko aribo bakire ba mbere kuri iyi si y'Imana, ariko niba hari abantu ba mbere babayeho nabi ni abapfumu. Amafaranga guha arayavana he? Rero hari ikintu Allah tubwira muri Qur'an ati fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Hari umuntu uba wifitiye uburwayi bwo kuyoba, Allah subhanahu wa ta'ala akamurekera muri ubwo buyobe, akabumurekeramo rwose, ahubwo nyuma yo kumurekera muri ubwo buyobe bukaniyongera. Iyo ugiye ku mupfumu kubw'ibyago, ndabyita ibyago, ugiye kujya kumushaka amafaranga ugasohoka ukayabona, ubwo ni uburwayi wari ufite Allah akurekeyemo, ahubwo hagiye kwiyongeraho ubundi. Siko bya bintu bikora, hashira umwanya ukabirangira n'undi. Wallahi nakurangira umuntu uzi gukora idawa, ibi bintu byaka kazu kayo kakunaniye kugasana mu minsi ibiri urabubonye amamiliyoni n'amamiliyoni. Uyu nawe yagira amahirwe akajyaho ntibimuhira, ahubwo n'utwo yari afite bakaturya aragaruka. Ubwo wagize amahirwe, burya nugira amahirwe ugashaka kujya kugomera Allah bikagupfana, ubugize amahirwe jya ugaruka unashimira Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko nugenda ugiye kugomera Allah bikaguhira, ibi ni ibyago bya mbere, kubera yuko no kukugarura bizagorana. Rero twavuze ku bijyanye n'abapfumu, tunagaragaza yuko Rasul sallallahu alaihi wasallam yagaragaje yuko nuzaherekeza ugiye ku mupfumu, kumuherekeza gusa ngo uyu nguyu waherekeje azamara iminsi 40 iswala ze zitakirwa, guherekeza gusa. Noneho sasa kujya kurangira umuntu, Rasul ati addalu ala sharrin kafa'ilihi, nurangira umuntu gukora ibibi ngo uzaba umeze nkaho nawe wabikoze. Nurangira umuntu umupfumu bizaba bimeze ko nawe wakoze iki, wagiyeyo. Umuvandimwe rero akabaza ati umuntu abaye akora akazi k'umumotari agaheka umugenzi agiye ku mupfumu, nawe yabarwa muri ubwo buryo? In kana aliman bidhalika, abaye abizi neza yuko uyu mugenzi ariho agiye, akigera kuri moto, ugiye he? Ngiye ahantu runaka. Kubambwiye se ko uriya muntu ugiyeho ari umupfumu, wowe ntwara nta kibazo, ibindi ntibikureba, uzahita umubwira uti mvira kuri moto. Ugiye he? We tugendera hakwereka, ni hafi se? naha hafi, bahagendera 500. mukagenda wagerayo ukavuga uti ya rabbil alamin, ntago narinzi ko uyu muntu ari ahangaha yaraje. Aho ngaho fala shay'a alayka, ntacyo ubazwa, kubera yuko inwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri hadithi atubwira yuko Allah subhanahu wa ta'ala yatubabariye ibyaha tuzakora tutari tubizi. Nanone muri Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati, hari idua dusoma tuvuga tuti muri mu mpera za suratul Baqara, la tuakhidhna in nasina aw akhtana, mana nyagasani ntuzaduhanire ibyo twakoze twibagiwe cyangwa se twabikoze tutabizi. Ngo mu mpera zino aya ngo Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati qad fa'altu, ngo ndabikoze, ndakubabariye. Nukuvuga ngo twamaze kubabarirwa ibyaha tuzakora twibagiwe cyangwa se ibyo tuzakora tutari tubizi. Rero wayo uri umumotari uzi neza ko umugenzi uhetse agiye ku mupfumu, akanakubwira ati, ukanamubwira uti hari abantu bambwiye ko ari umupfumu, nawe akakubwira ati naam niho ngiye, jimubwira uti ngaho mvira kuri moto. Hanyuma yagenda n'amaguru, atagenda n'amaguru, ariko wirinde gushyigikira umuntu mu byaha. Qala Allah ta'ala, Allah muri Qur'an aratubwira ati wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, muterane inkunga mukumvira Allah subhanahu wa ta'ala no kumutinya, wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, ntimugaterane inkunga mukugomera Allah ndetse no mukubiba inzanga. Wallahu a'lam. Kindi kibazo umuganga mas'ala y'abantu kuvura kinyarwanda, buriya fihi tafsil, harimo yuko tugomba kubisobanukirwa. Ntabwo ari buri wese uvura kinyarwanda bari umupfumu. Hari abavura kinyarwanda, ubwo tuvuze ngo kuvura kinyarwanda nuko bari gukoresha imiti gakondo, itari imiti yo mu mafarumasi.
ni ibihingwa ahuza n'ibyo aba yahinze akamura akaguhereza, kubera yuko abantu ba kera bahoze bivura muri buno buryo, hatari haza iri terambere ngo haboneke ibinini, haboneke n'indi miti yo mu nshinge n'ibindi bigiye bitandukanye, umubirizi, umuravumba, sinzi n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari abantu bahoze bakoresha biriya byatsi na biriya bimera mu kwivura. So rero hakaba hari abantu bagifite ubumenyi bwo kuvura abantu bakoresheje biriya. So hari abandi noneho bo barenzaho bagahita batangira gukorana n'imyuka mibi no gukorana n'amajini n'amashayitani. Aba rero nibo tutemerewe kuba twajyaho. Ariko wowe wajyaho ukamubwira uti mu nda hari kundya, akaba yaguhereza umuti w'umubirizi n'iki bivangavanza kubye ati ujye unywa uraza gukira, fahadha la ba'sa bidhalika, ntacyo bitwaye. Ni imiti myiza cyane, irasharira ariko iravura. طيب aroro umanitse, tafadhal. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bine? طيب reka ndagenda nsubiza kimwe kimwe. Ni ikihe kimenyetso mu bimenyetso bikuru by'umunsi w'imperuka cyatuma tauba y'umuntu itazigera yakirwa? Ntabwo ari kimwe gusa, ahubwo ni byinshi bigiye bitandukanye. Wenda tuzagenda tubirebera mu masomo ataha, ko ahangaha hose birimo ibimenyetso by'umunsi w'imperuka, haba ari ibyitwa ibinini n'ibyitwa ibito. Ibito kano kanya tubirimo bimwe na bimwe, turimo turabibona. No mu bimenyetso bito by'umunsi w'imperuka harimo koherezwa kw'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wowe watubwiye muri hadith ati yoherejwe, no kuvuga ngo koherezwa kwe n'umunsi w'imperuka biregeranye nk'uko izino ntoki ebyiri zegeranye, niko Rasul yatubwiye. N'ibindi bimenyetso bigiye bitandukanye Rasul yagiye tugaragariza. Hakaba hari ibindi bizaza byiswe ngo ni ibimenyetso bikomeye, nibimara kugaragara nta tauba izaba ikiri kwakirwa. Harimo izuba guhindukira rikajya kurasira iburengerazuba. Kimwe n'icyo ngicyo, izuba guhindukira rikajya kurasira iburengerazuba. Ntabwo ari cyo gusa, ariko hari n'ibindi bizaza. Kandi igitangaje kuri ibi bimenyetso binini by'umunsi w'imperuka, ngo bizajya biza birimo birakurikirana. Ngo nk'uko ushobora gufata umugozi wari uriho amasaro ugakata munsi yose akamanukira rimwe, ngo niko bizaza bimeze bikurikirana. Ikizuba kivaho hazi ikindi, kivaho hazi ikindi, kivaho hazi, muri ubwo buryo niko ngo bizaza bikurikirana, bitandukanye na bya bindi bito bito tubona kimwe hashira imyaka ingahe tukabona ikindi, muri ubwo buryo. Ubwo nta gikorwa kizaba kiri kwakirwa cyiza cy'umwemeramana. Ubwo abakoze neza nibyo, abakoze nabi nabwo nibyo ngibyo. Ariko mu bakoze nabi harimo abazakomeza kunangira no gukomeza gukora ibikorwa bibi, nk'uko Rasul sallallahu alaihi wasallam bitugaragariza muri hadithi yuko mu bantu babi bazabaho n'abantu imperuka izagera bakiriho. Saba Allah yuko yaturinda kuba muri abo bantu, Allahumma amin. Ikibazo kindi? Abantu gusari wambaye inkweto. Arabajije ati gusari wambaye inkweto, gusari wambaye inkweto min sunanil mahjura, ni zimwe muri sunna abantu bibagiwe. Gusari wambaye inkweto ni zimwe muri sunna zibagiranye mu bantu. No kuvuga ngo rero hari sunna zagiye zibagirana mu bantu, muri izo ngizo harimo gusari abantu bambaye inkweto. Al aslu no gusari ubundi twambaye inkweto. Iyo twaje hano mu musigiti tukazivanamo, hari sunna dutaye kubera amatapi twifitiye hanga mu musigiti. Rero gusari abantu bambaye inkweto min sunanil mahjura, ni zimwe muri sunna zibagiranye. Rasul yajyaga sari yambaye inkweto, n'abasaba bajyaga basari bambaye inkweto. Wadalilu ala dhalik, no mu gihamya ibyo ngibyo ni igihe intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari masarisha abaswaba bose n'intumwa y'Imana bambaye inkweto. Hanyuma Jibril arazabwira Rasul aramubwira ati ya Rasulallah, izo nkweto wambaye munsi harimo najisi. Rasul ahita azivanamo. Amaze kuzivanamo abaswaba bamubonye nabo bazivanamo. Rasul amaze gutora salama hindukiye asanga inkweto z'abaswaba zose ziri ku ruhande bazikuyemo. Rasul arabaza kuki mwavanyemo inkweto zanyu? Baramubwira ati twabonye uzivanamo natwe tuzivanamo. Rasul ati nge nabwiwe yuko munsi y'izi nkweto harimo najisi, mwe mwari gukomeza kwiyambarira inkweto zanyu. Rero muri sunna zibagiranye harimo abantu gusari batambaye inkweto. Wallahu a'lam. Nujya uri gusarira nk'hariya hanze, hariya hari amapave,
ahari hose ubona yuko atari umuswala jya wiyambarira inkweto za usali, ariko hakikisha ko zifite tahara. Sawa? Naam. Icyanyuma kuzamura amaboko. Kuzamura amaboko igihe uri gusoma iduwa ni sunna nziza bavandimwe Islam, uretse igihe cy'ijuma khatiba ari gutanga khutba. Igihe ari gusoma iduwa buri wese yicara uko ameze, aguma uko ameze, uko yari yicaye akikiriza iduwa uko yari ameze. Ariko ahandi hasigaye ni sunna kuzamura ibiganza uri gusoma iduwa. Nk'ijana ukarenze warabwiwe wibagiwe. Tayib, bavandimwe Islam, ziriya adhikari za nyuma y'iswala zahawe umubare ntarengwa, natwe ntabwo tugomba kurenza 33. Ubu natwe ntabwo tugomba kurenza. Wowe imani nizamuka izamuke igarukira kuri 33. Biri kumvikana? Ibyo twashyiriweho umubare ntarengwa, imani yacu nijya izamuka ye kugidushuka ngo dukore byinshi turenze, ahubwo tujye tuguma aho ngaho kuri uwo mubare twahawe. Tayib.